Imana ishimwe ngo ariko natwe tugize ute turi mu nzira kandi nushaka ko tujyana wihane Imana itugirire neza. Bivuze ngo hari imitwaro Imana ishaka kubanza kugira ute, Imana ishaka kubanza kugutura, hari ibyo Imana ishaka kubanza kugira ibanze gukureho kugira ngo nawe ugende ugize ute, ugende wemye. Imana ishimwe. Ubukene bwakubera umutwaro, inzara ikakubera umutwaro ikaguhetamisha, ubushomeri bukakubera iki, bukakubera umutwaro. Ntabwo ukwiriye gukuga umutima n'ibyo uri kubona, ntabwo ukwiriye gukuga umutima n'ibihu uhagazemo, ntabwo ukwiriye gukuga umutima n'inkuru uri kumva ziri kuvuga hirya no hino. Gusa ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, ngo ndetse nibamara gukomera bazakora iki, bazakora iby'ubutwari. Abana b'Imana ntabwo dukwiye kugira ute, ntabwo dukwiye kugira ubwoba. Imana ije kubanyaga nimutitwara neza mu migisha Imana yabahaye, Imana ije kubanyaga. Kandi n'ukuri ndagira ngo mbwire abantu mbatangarize ngo nimube maso kandi musenge. Inkubi y'umuyaga igiye kubaho cyangwa iriho kugira ngo namwe mutazagira ute, mutazagendera muri iyi nkubi y'iki y'umuyaga. Imana ishimwe. Nimukomera mugakomerera muri Kristo azabana namwe, ameza kugenda, akomeza kumutugarika, akomeza mbese arakomeza arasenga, akomeza guhamagara Imana, akomeza kuba mu birindiro kubw'ikibazo yari afite. Ndimo ndakubwira ngo nukomeze usenge, ukomeze utitirize, nutitirize iyi Imana izakugirira neza. Nutitirize mu kibazo ubugwayi ufite, Imana izagukiza. Nutitirize intambara uhagazemo, Imana izakurengera. Nutitirize ubu bugumba umaranye igihe waratitirije ntibyeme. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wigeraho ucitse intege, nugeraho ucitse intege ntibiri bukunde, ngo nyamara igisubizo cyawe kigize ute, kiri bugufi. Igihe cyo kugira ngo Imana igutabare iguhereze urubyaro kiri bugufi. Wicika intege, wirambirwa. Bibiliya ivuze kuri uyu mupfakazi ngo ntabwo yigeze agira ute, ntabwo yigeze arambirwa. Nawe ndakubwira ngo wirambirwa kubw'ikibazo cyawe, nturambirwe. Komeza usenge, komeza wedahenda Imana, komeza winginga Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo rero ntucike iki, ntucike intege. Komeza usenge, komeza usenge. Kandi usengane ki, usengane kwizera ko umuntu uri gusenga, umuntu uri kubwira ibyawe, wizere ko hari umunyembaraga afite urufunguzo rwo kuba yagukingurira ukinjira. Imana ishimwe. Afite ububasha n'ubushobozi bwo kuba yasubiza ikibazo ufite. Ariko se jambo ryatubajije ngo guhinzu, wizere ko n'uyu munsi yabikora. Wizere ko yakubwiye ko izaguhurubya nyuma y'imyaka 20. Wizere ko Imana yabikora, icyo gitangaza yagikora. Ariko se uracyasengana kwizera, cyangwa waranamutse, cyangwa uri muri ntibishoboka? Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ugifite iki, ugifite kwizera nk'uko uyu mugore w'umupfakazi wizeye akavuga atumva wa mucamanza we, nubwo utubaha Imana ukaba utubaha n'abantu bayo, icyo nzi cyo nuko nzagukuraho iki, nzagukuraho igisubizo. Ibyo arabyizera. Kwizera kwiwe kumuhesha igitangaza. Yarengeye iki, yararengeye umukozi w'Imana kandi watarubahaga Imana, nta nubwo ubwo yaranayizi, ntiyemeraga n'abantu. Ariko Imana ikamucamo igasubiza iki, igasubiza uyu mupfakazi. Ugira ngo wowe Imana usenga ku manywa na nijoro, iyi Imana ubwira, iyi Imana uvugana nayo ikaguha amasezerano, iyi Imana ikakubwira ngo mwana wanjye ndakuzi, nzakugirira neza. Iyi Imana yananirwa kubikora? Niba uyu yarabikoze ari umwana w'umuntu, ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri he, kukiri muri mwe? Mbese kwizera niba kukiri muri wowe, nshuti yanjye muvandimwe, ndakubwira nkubwiza ukuri, nasanga ugifite kwizera azakurengera, azakugirira neza. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo iyi Imana ije kugira ute, Imana ije kukurengera. Nisanga ugifite kwizera, niba uri gusenga n'ukwizera, ugahanura n'ukwizera, ukaririmba n'ukwizera, ndamufasha tugasengana Imana ku
umuntu wese uzakenera kumvugisha ni karibu. Imana ibampera umugisha. Urakoze cyane. Hano ku Muremyi ntabwo twakira abavugabutumwa batabasaba ibitambo, ariko umwuka w'Imana nukubwira ati korera umugisha kuri uriya mukozi w'Imana, ntuzaninire ahubwo uzabikore. Ntabwo tugusabye ibitambo, ahubwo baragusengera kugira ngo Imana igire icyo ikora cyangwa ihindura amateka kuri wowe utwumva, kandi birashoboka udukurikira igihe cyose bizahinduka. Niba ufite ibibazo cyangwa intambara, ibigeragezo bizahinduka mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro nibane na mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana ibarinde aho muri hose, aho mutuye hose. Turabashuje cyane ku Umuremyi TV, turabakunda. Mukande subscribe, like, comment ku biganiro dukora. Abari ahatandukanye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, turabashuje cyane. Muri diaspora ntabwo twabibagirwa, i Burayi, muri Amerika, mwese Imana ibarinde aho muri hose. Muri uyu mwanya rero tugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Sibwo bwa mbere tumwakiriye, ariko muri uyu mwanya hari bamwe bashobora kutureba ari bashyashya. Birashoboka ko mwakenera kumumenya kugira ngo mujye mubana mu gusenga, kuko ni umukozi w'Imana. Reka tubanze tumwakire, noneho abone kuvuga Imana ariko twese twamenyanye. Uwo muri kumva rero ni Gratien, niwe uba uyoboye kuri kamera. Reka twumve tumwakire mu izina rya Yesu Kristo. Mumeze mute mukozi w'Imana? Tumeze neza, turashimira Imana. Gitondo cyiza. Twese hamwe. Murashima Imana? Turashima Imana yaturinze ibana natwe, turayishimira. Ibwira abakozi b'Imana cyangwa abantu badukurikira kuri izi kamera. Murakoze cyane, turabyishimiye kuduha ikaze ku Muremyi TV. Imana nibahereza umugisha, turabakunda. Imana ibagirire neza. Iki gitondo cy'uyu munsi rero ni ukuri tunejejwe n'Imana mu mutima wo kubana namwe. Amazina ni Nzamurambaho Claudina, cyane se ku izina abantu banziho cyane bamenyereho ni kuri Mama Ishimwe. Ayo ni amazina Yesu aba yaraduhaye, yaratwongeye y'icyubahiro, ariko amazina yanjye bwite ni Nzamurambaho Claudina. Ku batanzi, ku bambonye ari ubwa mbere, bamenye amazina yanjye, kandi ndabakunda. Imana ibampera iki? Imana ibampera umugisha. Kuki wowe Imana itaguhaye akazina Dawidi, amasengesho, rukundo? Murakoze cyane. Rega buriya ibi bintu bita amazina, kumva ngo Imana yanyise Dawidi, kumva ngo Imana yanyise Salomo, kumva ngo Imana yanyise runaka, ibyo ntabwo ari byo mpa agaciro. Kuko buriya kumva yenda ngo Imana yakwise Dawidi, kandi twasoma inkuru z'abatubanjirize za ba Dawidi, ugasanga nk'imirimo Dawidi yakoze cyangwa ibyo yaciyemo, we ntiwabibasha cyangwa ntiwabishobora. Rero ngewe nibaza kuba yenda ntitwa Dawidi cyangwa ibyo nta kintu biba bivuze. Mbese uko umeze biraguhagije? Uko meze n'amazina yawe arampagije, ariko n'abayitwa wenda buriya ntabwo twabeba, buriya wasanga nabo hari uko babana n'Imana. Ntabwo napfobya amazina yabo. Natwo ni twiza cyane, utwo tuzina Dawidi nabyo ni byiza nyine, tuba ari utuzina tw'udusirino, ariko yahumekeye muri papa wanjye anyita ayo mazina, kandi aranyuze. Kandi ikindi, kuba Imana inzi inankunda, ibyo biranshimisha kurenza uko yanyita Dawidi. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana niguha umugisha. Namwe mudukurikira, Imana ibaha umugisha. Mukande subscribe, muri comment mutubwire niba mwabyishimiye, like kugira ngo abantu benshi cyane bakirebe, noneho benshi cyane bakizwe. Muraba mudufashije gukora umurimo w'Imana, kuko nibyo byatuzinduye kugira ngo benshi cyane bumve ijambo ry'Imana. Kandi ndababwiza ukuri yuko hari igihe kizagera kubona ijambo ry'Imana bibure.
n'uyu mukozi w'Imana kugira ngo umubone bibure rwose bya bindi bavuga ngo mu minsi y'imperuka ngo hazabaho inyota n'inzara y'ijambo ry'Imana. Muri iki gihe rero tugezemo tukibona abakozi b'Imana Imana ikivugisha, mufate umwanya mutoya, nubwo waba ari umwanya mutoya, wumve iki kiganiro ukirangize, kuko nibyo bikwiriye. Utazarogereta nyuma avuga ati iyo mbimenya, ariko iyo mbimenya ntabwo ari byiza, ahubwo wagafashe umwanya uyu nguyu bigihari, noneho ukumva ijambo ry'Imana. Murakoze cyane rero kubyumva. Reka dusabe umukozi w'Imana adusengere, noneho ayoborwe n'Umwuka Wera, akore nk'uko Imana yamutegetse. Ni karibu umukozi w'Imana udusengere. Murakoze, reka dushimire Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe Yesu. Turagushimye kuri Imana nziza, turagushimye ko twicaye ku Muremyi TV, wabanye natwe uraturinda. Nushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Twemerere rero n'ubundi Data Nyiringabo Imana, turakwinginze, turaguhamagaye, uze ubane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu. Ugiye kuvuga ijambo ryawe ntacyo ndicyo, ahubwo ndi igikoresho cyawe, ndi inyama n'amaraso, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze kugira ngo Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bize bibane nanjye aha hantu, imbaraga z'Imana zingote, mu izina rya Yesu. Icyo nyashye ni imikorere yose ya Satani katika jina la Yesu. Nyemerera Data mukunzi mwiza, unyemerere Data Nyiringabo Imana, ubane nanjye nicaye ku Muremyi TV. Imbaraga z'Imana zururukire kubana nanjye, ngwanirire kandi unyiteho, ndetse ibyo ngiye kuvuga, ijambo ngiye kuvuga rinduta ubukuru, kandi ijambo ngiye kuvuga niryo ryanzuye, mu izina rya Yesu. Iri jambo rero ndasenze kugira ngo akanwa kagiye kwatura karivuga, unyemerere unyeze untunganye cyane, ukimara kunyeza nkugirireho umugisha, kandi sengera n'umuntu wese ugiye kudutega amatwi, tugiye kubana nawe muri iri jambo. Unyemerere Data mukunzi mwiza, umuhe umugisha kandi umugirire neza, ibyo agiye kumva bigira aho bimukura, bigira aho bimugeza, mu izina rya Yesu. Unkundire kandi unyemerere umuntu wese uri butega amatwi ntabe ingumba y'amatwi, ahubwo Data Nyiringabo yumva icyo iri jambo rimubwira. Birashoboka yuko Uwiteka hari aho yaba ari yigunze yihebye, ariko namara kumvira ijambo, Mwami Imana Nyiringabo abashe kumva icyo umushakaho, kandi abashe kumva icyo ugambiriye ku buzima bwiwe. Izina ryawe rihimbazwe. Agushimiye mukunzi mwiza, ngaho hereza umugisha umuntu wese ugiye gutega amatwi, umuntu tugiye kubana muri iki kiganiro, umuhe umugisha, umugirire neza. Sengera kugira ngo Data imitima y'abantu bose, hari ababyumva bari mu ntege nkeya, babashe kuva mu ntege nke, babashe gukizwa. Hari ababyumva batarakira Yesu nk'Umwami n'Umukiza mu buzima bwabo, babashe kwakira Umwami n'Umukiza ku bugingo bwabo, kugira ngo babashe guhembuka imitima, mu izina rya Yesu. Nabo ndabasengeye, ubagirire neza, izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze, urakarama rero, ngaho nudushyigikire, kandi Kristo mwiza, Umwuka wawe Wera aze abane nanjye cyane, undinde kwihimbaza cyangwa kwishyira hejuru, ahubwo ncishwe bugufi, kuko Mwami Imana Nyiringabo Imana wantoranyije Data Nyiringabo, ukemera ko nicara aha hantu. Niyo mpamvu nkwingiza kugira ngo Umwuka Wera w'Imana azaganza, abari we yiyoborera, abari we yivugira. Izina rye nirihimbazwe. Urakoze, urakarama, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana nishimwe cyane kandi ihimbazwe. Reka turirimbane iki gice cya mbere cy'indirimbo, turarimbaho ibice nka bibiri, ibitero nka bibiri, kugira ngo cyumve icyo Imana ishaka. Tugiye iwacu mu ijuru, muze mwisigara, gusingiza Umucunguzi. Muze mwisigara, hazaba umucyo mu ijuru. Muze mwisigara, abagezeyo baragwiriye, baranezeza Umwana w'Intama, abandi bari mu nzira. Muze mwisigara,
n'abandi bari mu nzira muze mwisigara nushaka ko tujyanayo ihane ihane wiringira gukiza ubu ihane ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemera ugutururuhuke ngo tuzabane mw'ijuru ihane ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemera ugutururuhuke ngo tuzabane mw'ijuru muze mwisigara amen amen alleluya amen imana yacu nishimwe muri iki gitondo dushimiye imana yuko bukiye duhumeka umwuka w'abazima hari abantu bamaze gupfa hari abamaze kwibagirana hari abagwaye bari mu bitaro kwa muganga ariko twe dushimiye imana uyu mwuka tugira ute uyu mwuka duhumeka uyu mwuka duhumeka iyo uvuyeho byose biba bigize ute biba birangiye byose biba byibagiranye ibyo watekerezaga biba birangiriye aho bizinesi wakoraga ziba zirangiriye aho mbese muri make igishoro ni uyu mwuka tugira ute duhumeka uyu mwuka duhumeka tuwuha agaciro tuhera agaciro imana ibigize ite ibidusigarije uyu mwuka turi guhumeka imana ishimwe ko twabyutse bikemera n'abadukurikiranye namwe mushima imana ko mwabyutse bikagira ute mwabyutse bikemera imana yacu nishimwe ihabwa icyubahiro narishatse kuvuga kuri uyu muririmbyi iki gitero kivuga ngo kandi uyu mutwaro wikoreye mwemerera agira ute awuguture uruhuke imana ishimwe cyane burya ni byiza kuko iyo wikoreye umutwaro ibitugu birahetama uyu mutwaro urakuvuna ariko uyu muririmbyi we yaravuze ngo kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutura ugira ute uruhuke imana nishimwe niwemerera yesu niwemerera kristo wowe unkurikiranye wowe uri kumva ukemerera kristo yiteguye kugutura umutwaro ugize ute umutwaro wikoreye imana ishimwe arongera aravuga ngo kandi ngo nushaka ko tujyanayo wihane 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 nushaka ko tujyana wihane wihane imana ishimwe nushaka gukurikira yesu ubanze wihane ureke ibyaha ureke ibicumuro ureke ibyubamo ureke ibyo wakoraga wihane kuko hari aho yatubwiye abivuga neza aranavuga ngo kandi ngo abagezeyo bagize ute abagezeyo baragwiriye ngo ndetse n'abandi bagize ute n'abandi bari mu nzira imana ishimwe mbese niba abagezeyo abatubanjirije ngo ba Yesuwa ba Karebu n'abandi na ba Mose abagezeyo bagize ute baragwiriye ariko aravuga ngo kandi n'abandi bagize ute bari mu nzira imana ishimwe kwizi ko tugize ute natwe turi mu nzira turi mu rugendo kandi turi gusiganirwa kandi twumva duharanira kuzagira ute kuzagerayo imana ishimwe niba bagezeyo baragwiriye bari kudutegurira ese wowe mu rugendo bimeze gute uri kumva uri gusiganirwa nawe kuzagerayo uri kumva uri gusiganirwa kuzajya muri icyo gihugu kuzajya kureba batubanjirije niba baragezeyo imana ishimwe ngo ariko natwe tugize ute turi mu nzira kandi nushaka ko tujyana wihane wihane imana itugirire neza bivuze ngo hari imitwaro imana ishaka kubanza kugira ute imana ishaka kubanza kugutura hari ibyo imana ishaka kubanza kugira ibanze igukureho kugira ngo nawe ugende ugize ute ugende wemye imana ishimwe ubukene bwakubera umutwaro inzara ikakubera umutwaro ikaguhetamisha ubushomeri bukakubera iki bukakubera umutwaro kwangwa n'imiryango bikakubera umutwaro ariko
ariko arabivuze ngo ni ukuri iyo mitwaro wikoreye mwemerere awugutura uruhuke. Wowe fungura iki? Fungura umutima wawe, wemerere iki? Wemerere Imana yinjire mu mutima wawe, ibanze ikumara iyo mibabaro, ikumara ko gahinda, ikomora izo nguma, ikomora ibyo bikomere. Imana y'amahoro igira ite? Imana itugirire neza, Imana yacu ibane natwe. Ni ukuri niwumva ukumvira uzarya ibyiza bya hehe byo mu gihugu cyo mu ijuru. Niko n'ijambo rivuga ngo nimwemera mukumva mukumvira muzarya ibyiza bya hehe byo mu gihugu cyo mu ijuru. Ngo ariko nimwanga mukagoma ngo inkota y'Uwiteka izagira ite? Izabarya. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana iturengere. Niwemera ukumvira, ukumvira ikiri ijambo rivuze, ukumvira umwuka w'Imana, uzabona ibyiza bya hehe, uzabona ibyiza byo mu ijuru. Imana izakugirira neza, Imana izakumara agahinda, Imana izakumara umubabaro, Imana izakurengera, Imana izabana nawe muri byose. Imana ishimwe cyane ko turi mu bihe abantu bagize ubwoba, abantu bakutse imitima, ariko ntabwo bikwiriye. Niba twaramaze kumenya ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, kandi twaramaze kumenya ko Kristo ashobora byose, ntabwo ukwiriye gukuga umutima n'ibyo uri kubona, ntabwo ukwiriye gukuga umutima n'ibihe uhagazemo, ntabwo ukwiriye gukuga umutima n'inkuru uri kumva ziri kuvuga hirya no hino. Gusa ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, ngo ndetse nibamara gukomera bazakora iki? Bazakora iby'ubutwari. Abana b'Imana ntabwo dukwiye kugira ute? Ntabwo dukwiye kugira ubwoba. Imana ishimwe. Njya mbwira ngo Imana yagiye ibana natwe mu bihe bigoye, ibana natwe mu bihe byari bikomeye, ariko Imana igenda igira ite? Igenda ibana natwe. Imana igenda isenya imbaraga z'umwanzi, Imana iradushyigikira, Imana ihagararana natwe, Imana ikorana. Nta mpamvu yo kugira ute? Nta mpamvu yo kugira ubwoba ngo dukuge umutima n'ibyo tubona. Imana yabanye natwe cyagihe ntaho yagiye, iracyahari, izongera igira ite? Izongera ikore. Mbabwira ngo ntimukuke iki? Ntimukuke imitima yanyu, nimwizere iki? Nimwizere Imana. Hari igihe wabonaga bikomeye, hari igihe wabonaga bigoye, ariko Imana iraza ibana iki? Ibana namwe. Rero ndakubwira ngo niba bagezeyo baragwiriye, natwe tukaba tugize ute? Tukaba turi mu nzira. Haranira kumenya neza yuko umenya aho uri kujya, umenya aho uri kwinjira. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana igufashe, Imana y'amahoro ibane nawe. Wowe icyo usabwa ni ugufungura iki? Ni ugufungura umutima wawe, Kristo agatura muri wowe. Kristo namara gutura muri wowe, ibyo wumva cyangwa ibyo ubona ntabwo bizagira ute? Ntabwo bizagutera ubwoba. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe iki? Imana ihabwe icyubahiro. Nimukomere kandi mukomerere hehe? Mukomerere mu mwami. Imana yacu ishimwe kandi itugirire neza. Komera, ukomerere mu mwami, ureke guhungabanywa n'iki? N'ikigeragezo uhagazemo, ureke guhungabanywa n'intambara urimo, ureke guhungabanywa n'imiryango yakwanze, ureke guhungabanywa n'ubugwayi buri mu nzi wawe. Imana ishoboye iki? Imana ishobora byose. Icyo usabwa ni ukwizera iki? Ni ukwizera Imana. Imana y'amahoro ikabana natwe, Imana itugirire neza. Imana izaza. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo Imana yacu izaza ye kugira ute? Imana izaza ye guceceka, kandi niza bizamenyekana. Imana ishimwe. Niza ikagera aho utuye, nigera muri karitsiye, bizamenyekana ko Imana yagize ute? Imana yahageze. Urasabwa kugira ute? Urasabwa kwemera, ukemerera umwami, ukamwakira mu bugingo bwawe, akaba mushya muri wowe. Imana ishimwe. Imana izagira ite? Izarushaho kubana nawe. Rero nakubwira ngo ntimukuke iki? Ntimukuke imitima yanyu, mwizeye Imana. Njya nkunda kubwira abantu, niba Imana yarabanye natwe muri korona, zari bigoye, mbese byari bigoye, Imana ibana natwe muri guma mu rugo. Imana iriyerekana. Iyabanye natwe kiriya gihe ntaho yagiye, iracyahari. Nubwo mu bihe twerekejemo nabwo biragoye, bigoye umunsi
n'umugenzi, ariko Imana yo yitwa Imana kandi izabana natwe. Imana itugirire neza. Ku bantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iki? Bazakora iby'ubutwari. Ku bantu bazi Imana ntidukwiye guhungabana, ntidukwiye kugira iki? Ntidukwiye kugira ubwoba. Igeze nkora mbwira abantu, ndababwira ngo Imana ije kubanyaga. Imana ije kubanyaga nimutitwara neza mu migisha Imana yabahaye. Imana ije kubanyaga, kandi n'ukuri ndagira ngo mbwira abantu, mbatangarize ngo nimube maso kandi musenge. Inkubi y'umuyaga igiye kubaho cyangwa iriho, kugira ngo namwe mutazagira ute? Mutazagendera muri iyi nkubi y'iki? Y'umuyaga. Imana ishimwe. Nimukomera mugakomerera muri Kristo, azabana namwe, azabarengera, azabahagararaho, azabagwanirira. Imana yacu nishimwe, ihabwe icyubahiro. Mureke dukizwe neza, kandi n'ukuri nukizwa neza iyi Mana ntacyo uzagira ute? Ntacyo uzayiburana. Niwegera Imana izakurengera, niwegera Imana izagutabara. Reka twigendere muri Luka ibice byaho 18. Fata Bibiliya yawe udusomere Luka ibice byaho 18 ku murongo waho, ni umurongo wa mbere. Urajya udusomera ushyiraho akitso kugira ngo abantu babashe kumva iki? Babashe kumva ijambo ry'Imana neza. Mureke dusenge, dukurikire Yesu nk'umwami n'umukiza. Bantu mureke gusenga mwiyoberanya, tureke gusenga twiyoberanya, kuko igihe cy'abantu bari kwiyoberanya nacyo kigize ute? Kibagezeho. Imana idutabare, Imana itugwanirire. Mudusomere iryo jambo ry'Imana kugira ngo n'abadukurikiranye babashe kumva iki? Babashe kumva Imana neza. Luka 18. Luka 18 umurongo waho wa mbere. Urajya usoma ushyiraho akitso kugira ngo umuntu wese, ndashaka ko uyu munsi twumva ijambo ry'Imana neza, ukamenya iyo uva, ukamenya n'iyo ujya. Imana ishimwe cyane. Luka 18 umurongo wa mbere. Kadusome. Yego. Mutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Umutwe w'amagambo uvuze umugani w'umucamanza n'umupfakazi wagize ute? Wamutitirije. mu byumve neza. Murongo wa mbere. Yego. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Ngo abacira umugani yuko bakwiriye gusenga iteka ntibagire ute? Ntibarambirwe. Arababwira ati, Yesu arababwira ati hahirwa umucamanza hariho umucamanza mu mudugudu umwe. Ngo hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Ngo kandi uwo mucamanza ntabwo yubahaga iki? Ntiyubahaga Imana, ntiyigeraga nita no ku bantu. Imana itugirire neza. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati. Ngo muri uwo mudugudu harimo umupfakazi se, cyangwa hari hatuyemo umupfakazi. Aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Ngo ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera. Ngo maze amara iminsi atemera. Ariko ahageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu. Ngo ariko agezeho aribwira ati, nubwo ntubaha Imana sinite kuki? Sinite ku bantu. Ngo arabyibwira. Ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera. Ngo ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, haleluya, ndamurengera. Ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Ngo adahora aza iminsi yose akagira ute? Akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati. Nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Mwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo? Ubwo bibaye bityo Imana ntizarengera intore zayo? Ziyitakira ku manywa na nijoro. Ngo ziyitakira ku manywa na nijoro. Mbese yazirangarana? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ndababwira ko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza. Ngo ariko umwana w'umuntu naza. Mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Ngo mbese azasanga kwizera kukiri muri twe?
amen. Aleluya. Amen. Imana ishimwe. Mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu bantu. Imana itugirire neza. Aya ni amagambo y'Imana dusomye muri Luka 18 umurongo waho wa mbere. Ni amagambo avuze ku bantu babiri. Tega amatwi wumve. Aya magambo avuze ku bantu babiri. Yongeye avuga kuri uyu mubyeyi w'umupfakazi nawe wari utuye muri uyu mudugudu. Imana itugirire neza. Uyu mucamanza wari utuye muri uyu mudugudu, mbese navuga ko yari nk'umutware muri uyu mudugudu, ariko abantu bakaba bari bamuziho yuko ari umuntu zo kujya kuri uyu mucamanza. Ariko ijambo ryavuze ngo uyu mucamanza nubwo yari atuye muri uyu mudugudu ntabwo yubahaga iki, ntabwo yubahaga Imana n'abantu. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntiyubahaga Imana n'abantu. Ngo uyu mupfakazi akahora ajyayo kubw'ikibazo yari afite, amusaba kugira ngo amurengere, amusaba kugira ngo amutabare, amusaba kuko ikibazo yari afite cyari kimugoye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubyumve cyane ko uyu mupfakazi yari atuye muri uyu mudugudu, n'uyu mucamanza nawe yari ari muri uyu mudugudu. Ariko uyu mupfakazi aza kugira ikibazo nko mu minsi ya none, mu gihe uhagazemo ikibazo ufite ntabwo mbizi. Niba ufite ikibazo cyari kimeze nk'ucy'uyu mupfakazi ntabwo mbizi. Ikibazo ufite ni wowe ukizi. Ngo arangije aravuga ati nyamara uriya mucamanza utuye muri uyu mudugudu, nyamara wamugenderera yenda hari icyo byamfasha. Imana y'amahoro ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ngo nuko uyu mupfakazi agenda kuri uyu mucamanza, ajyayo ubwa mbere. Uyu mucamanza ntiyamwumva. Mwibuke ko ijambo rivuga ngo uyu mucamanza we ntabwo yubahaga iki, ntabwo yubahaga Imana n'abantu, ntabwo yabumvaga. Imana itugirire neza. Muri make yari wa muntu utagirira umuntu imbabazi. Muri make yari wa muntu mbese wari uhagaze mu byubahiro byiwe. Imana ishimwe. Ariko nibaza ko uyu mupfakazi we yari afite iki, yari afite iyerekwa. Ibyo ntiyigeze abyitaho, nubwo uyu mucamanza atubaha abantu, nubwo atabitaho. Ngo warangije agira ute, ashirika ubwoba aragenda. Ngo agenda umunsi wa mbere ari kumwinginga kubw'ikibazo yari afite. Agenda ku munsi wa kabiri, uyu mucamanza ntiyamwumva. Asubiraho umunsi wa gatatu, uyu mupfakazi ngo ntabwo yigeze agira ute, ntiyigeze arambirwa. Imana itugirire neza. Nshuti yanjye, mubyeyi, musore, mukobwa, mugabo, mugore, mu gusenga kwawe aho nturambiwe, kandi nyamara Yesu yaragiye kugutabara. Aho nturambiwe, igisubizo cyawe cyari kigiye kuza. Imana itugirire neza. Ngo nuko ngo uyu mupfakazi akomeza amutitiriza, ntiyarambirwa. Akomeza agenda amubwira agahinda ke, amubwira umubabaro wiwe. Mwibuka yuko ngo atubahaga Imana n'iki n'abantu. Ariko uyu mupfakazi ntiyacika intege kubw'ikibazo yari agize ute, yari afite, cyarimo kimutugarika, cyari cyamuzengereje. Imana ishimwe. Ngo akomeza kugira ute, akomeza kugenda. Imana y'amahoro itugirire neza. Akomeza kugenda. Nshuti yanjye, mukozi w'Imana, muntu w'Imana, ikibazo ufite kigutuze ntabwo mbizi. Kubera ko uyu mupfakazi yari afite ikintu kimutugaritse, kitari kumuha amahoro, kitamwemerera gutuza, kitamwemerera kuryama, kitamwemerera gusinzira. Imana itugirire neza. Ngo arakomeza aratitiriza, atitaye uwo ari gutitiriza ko atubaha Imana n'iki n'abantu. Imana itugirire neza. Akomeza kugenda, akomeza kumutugarika, mbese arakomeza arasenga, akomeza guhamagara Imana, akomeza
agakomeza kuba mu birindiro kubw'ikibazo yari afite. Ndimo ndakubwira ngo nukomeze usenge, ukomeze utitirize, nutitirize iyi Imana izakugirira neza. Nutitirize mu kibazo ubugwayi ufite, Imana izagukiza. Nutitirize intambara uhagazemo, Imana izakurengera. Nutitirize ubu bugumba umaranye igihe waratitirije ntibyeme, ariko ndagira ngo nkubwire ngo wigeraho ucitse intege. Nugeraho ucitse intege ntibiri bukunde, ngo kubera yuko uyu mupfakazi we yarakomeje agira ute, aratitiriza kubw'ikibazo yari afite. Ushobora kuba wari ufite ikibazo nk'uyu mupfakazi, ubu bugumba ufite nacyo ni ikibazo. Mbese usenze igihe kirekire nyamara ukabona ntibiri gukunda, ariko nakubwira ngo wicike intege kubw'ubugumba bwawe bukurembeje, bagufasheho ijambo. Komeza utitirize, komeza usenge, komeza ube mu mwanya wo gusenga. Mbese ukomeze ugira ute, ukomeze usenge, ntucike intege. Nyamara igisubizo cyawe kigize ute, kiri bugufi. Igihe cyo kugira ngo Imana igutabare, iguhereze urubyaro, kiri bugufiya. Wicike intege, wirambirwa. Bibiliya ivuze kuri uyu mupfakazi ngo ntabwo yigeze agira ute, ntabwo yigeze arambirwa. Nawe ndakubwira ngo wirambirwa kubw'ikibazo cyawe, nturambirwe. Komeza usenge, komeza wedahenda Imana, komeza winginga Imana. Imana ishimwe. Ntugire ute, nturambirwe. Imana y'amahoro ishimwe. Ngo nuko uyu mupfakazi akomeza gutitiriza, ariko kubera za mbaraga yakoresheje na kwa kwizera, avuga ati byanga bikunda uyu mukire nubwo atubaha Imana, akaba atubaha nawe, icyo nzi cyo nuko nzamukuraho iki, nuko nzamukuraho igisubizo kandi gifatika kinejeje umutima wanjye. Komeza usenge, iyi Imana uzayikuraho igisubizo gifatika kinejeje iki, umutima wawe. Nuko ngo igihe kigeze, kubera ko yakomeje kugira ute, yakomeje kumutitiriza, mbese ntiyacitse intege, akomeza kugenda, mbese aravuga ati uko bizagenda kose nzi neza ko uyu muntu hari buve hehe igisubizo cyanjye. Uyu mucamanza ngo yigira inama mu mutima, haravuga ati nubwo ntubaha Imana nkaba ntubaha abantu, uyu muntu uhora iwanjye mu gitondo na nimugoroba, uhora buri munsi ndabyuka nkamusanga ku muryango, nakwigira mu kazi kanye nkamusanga ku muryango, ntajya acika intege nubwo mwirengagiza, nubwo ntamwitayeho. Imana ishimwe. Haravuga ati ariko uyu munsi wa none uwatega amatwi ikibazo cyiwe, nkumva ikigize ute, nkumva ikimugenza, nkumva icyo ashaka. Kubwo gukomeza kumutitiriza aravuga ati reka ngire ute, reka mugirire neza, ave mu rugo rwanjye, yere gukomeza agira ute, yere gukomeza nitiriza. Imana nishimwe. Nuko uyu mukire cyangwa se uyu mucamanza arangije amuhereza icyo undi ashaka, arangije arigendera. Ariko byumvikane yuko uyu mupfakazi we yari afite kwizera, yumvaga kwizera kuri muri we ko agomba kugira ute, kumukuraho ikintu. Nubwo atubaha Imana, akaba atubaha abantu, ariko agomba kugira ute, agomba kugira ikintu amukuraho, agomba kumukuraho igisubizo. Ijambo ryavuze ngo ndababwiza ukuri, mbese umwana w'umuntu naza ngo azasanga kwizera kukiri muri mwebwe. Ese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri muri wowe? Ese wowe uri gusenga, Kristo naza azasanga ugifite kwizera, cyangwa azasanga waranamutse? Niba waranamutse, uce bugufi usaba Imana imbabazi. Imana ishimwe. Niba ijambo rivuga ngo ryashoje rituvuga ngo umwana w'umuntu naza mu isi azasanga kwizera kukiri muri mwe. Ese wa mupapa we, Kristo asanga kwizera kukiri muri wowe? Ese nubwo uri gusenga, urasenga, uracyafite kwizera? Ese nubwo uri kuririmba, uraririmba, uracyafite kwizera? Ese uri guhanura, urafite kwizera? Yesu naza azasanga kwizera kukiri muri wowe. Ni igisubizo Imana igize ite, Imana ikubaza.
ni igisubizo Imana iri kumba, ni ikibazo Imana iri kumbaza. Umwana w'umuntu naza mu isi hazasanga ugifite kwizera. Ese ko yavuganye nawe nzakugirira neza, nzagutabara, naza azasanga ukiri muri wa mwanya wo kwizera. Ese naza azasanga ugihamye, naza azasanga ugikomeye, cyangwa azasanga waranamutse. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mupfakazi we kwizera kwagumye muri we, arakomeza aringinga, muri make arakomeza arahendahenda, ntiyacika intege. Yari afite iki? Yari afite kwizera kwari kukiri muri we, maze wa mucamanza nawe arabyitegereza, abireba neza, avuga ati fata ikintu ushaka wa mukecuru we cyangwa se wa mubyeyi we, ariko umvire he? Umvire mu rugo. Imana itugirire neza. Urumva ababonye iki? Abonye igisubizo cyiwe, kuko ntiyigeze acika intege, ntiyigeze arambigwa, kuko ibyamucaga intege zari bihari, ibyamubwaga atari ko se ubundi uriya muntu nubwo uri kumutitiriza, nubwo udacoba, urabona igisubizo. Ariko we kwizera kwari muri we, yarazi neza ko isaha n'isaha, igihe nikigera, zanga bikunda agomba kumukuraho iki? Kumukuraho igisubizo cy'ikibazo yari agize ute? Yari afite. Imana itugirire neza, Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo rero ntucike iki? Ntucike intege. Komeza usenge, komeza usenge, kandi usengane ki? Usengane kwizera ko umuntu uri gusenga, umuntu uri kubwira ibyawe, wizere ko hari umunyembaraga afite urufunguzo rwo kuba yagukingurira ukinjira. Imana ishimwe, afite ububasha n'ubushobozi bwo kuba yasubiza ikibazo ufite. Ariko se jambo ryatubajije ngo kwizera kuracyari muri wowe? Nshuti yanjye, kwizera kuracyari muri nge? Ese wowe kwizera kwawe urumva uhamanyije n'umwuka wera, uhamanyije n'Imana usenga, uhamanyije n'Imana ukorera? Kwizera kuracyari muri wowe? Niba kwizera kukiri muri wowe, haleluya, ntugire iki? Ntugire ubwoba. Niba kwizera kuri muri wowe, wizere ko ibyo uri gusengera uyu munsi wa none Imana yabikora. Wizere ko yavuganye nawe ko izakugirira neza yabikora. Wizere yuko yakubwiye ko izaguha inzu, wizere ko n'uyu munsi yabikora. Wizere ko yakubwiye ko izaguhurubya nyuma y'imyaka 20. Wizere ko Imana yabikora, icyo gitangaza yagikora. Ariko se uracyasengana kwizera, cyangwa waranamutse, cyangwa uri muri ntibishoboka? Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ugifite iki? Ugifite kwizera nk'uko uyu mugore w'umupfakazi wizeye akavuga atumva wa mucamanza we, nubwo utubaha Imana ukaba utubaha n'abantu bayo, icyo nzi cyo nuko nzagukuraho iki? Nzagukuraho igisubizo. Ibyo arabyizera. Kwizera kwiwe kumuhesha igitangaza giturutse kuri uriya mucamanza utarubahaga Imana n'iki? N'abantu. Ndagira ngo nkusabe, nkubwire, ugire kwizera yuko uyu mugabo bita Yesu ni umunyembaraga, ni umunyamaboko, arakomeye. Ikibazo ufite ntabwo kirenze hejuru y'imbaraga z'iki? Y'imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Senga na kwizera, ibindi byose Imana izagira ite? Imana izabikora. None se koko niba umuntu yararengeye iki? Yararengeye umukozi w'Imana, kandi watarubahaga Imana, nta nubwo ubwo yaranayizi, ntiyemeraga n'abantu, ariko Imana ikamucamo igasubiza iki? Igasubiza uyu mupfakazi. Ugira ngo wowe iyi Imana usenga ku manywa na nijoro, iyi Imana ubwira, iyi Imana uvugana nayo ikaguha amasezerano, iyi Imana ikakubwira ngo mwana wanjye ndakuzi, nzakugirira neza, iyi Imana yananirwa kubikora? Niba uyu yarabikoze ari umwana w'umuntu, iyi Imana usenga nuyigirira icyizere, iyi Imana usenga nuyizere, uyifate nk'inyembaraga, nuyifata nk'inyembaraga izaza nk'Imana y'inyembaraga ku buzima bwawe.
Imana ishimwe. Amen. Ariko nuyifata nk'inyantege nke izaza ari inyantege nkeya, ariko nuyifata nk'Imana y'imbaraga ukayifata nk'Imana ikomeye, ku kibazo cya izaza ari Imana ikomeye. Ibyananiranye, ibyakunaniye, ibyananiye abantu, iyi Mana yigize ite irabishoboye. Nakubwira ngo rero fata Imana uyifate nk'inyembaraga, kandi uyifate nk'Imana igize ite ishobora ibintu byose, kandi uyifate nk'Imana uyizere. Iri jambo wongere urisubiremo, wongere urisome. Niba uyu mwana w'umuntu, uyu mucamanza utarubahaga Imana ngo yubahe n'abantu bayo, uyu mupfakazi akamutitira, iyi Mana nayo ikamanukira muri kwa kwizera kwa wa mupfakazi igakoresha iri tegeko ikarikoresha kuri uyu mucamanza, akabasha kugirira neza uyu mupfakazi. Ukeka ko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, iyi Mana ubana nayo, iyi Mana usenga, iyi Mana ubwira ibizawe ku manywa na nijoro, ukeka ko hari icyayinaniye? Urasabwa kugira ute? Kwizera. Izera Imana, uyifate nk'inyembaraga, uyifate nk'Imana ishoboye, uyifate nk'Imana nyamana mu buzima bwawe. Imana izaza ntabwo izagira ite, izaza ntabwo izaceceka. Ntabwo Imana igihinduka, abantu bo bajya bahinduka, ariko Imana ntabwo ihinduka. Umuntu yagusezeranya akakubwira ati, akakwishimira akakubwira ngo ndakugabiye, ejo akakubwira ati nabivuyemo, ariko iyi Mana yo ikubwiye ngo nzakugirira neza irabikora. Wowe nuyizere, wowe nuyiringire, uhagarare mu mbaraga zo kwizera. Nta kijya kinanira iki, nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Iyi Mana nshuti yanjye, iyi Mana iratabara, iyi Mana irakora. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo rero wizerere muri iri jambo. Uyu mucamanza warengeye uyu mupfakazi, nubwo atubahaga Imana n'abantu, ariko yarengeye uyu mupfakazi. Uyu mupfakazi yari yasenze yari yasenze, asenga ubudasiba, ariyiriza, afata ibihe byo gusenga. Abantu ntibagifata ibihe byo gusenga. Imana itugirire neza. Afata ibihe byo gusenga, afata iminsi arasenga, ariko nubwo afataga ibihe byo gusenga yarabifatanyije n'imbaraga zitwa kugira ute? Kwizera. Kwizera niyo fondasiyo yatumye uyu mucamanza arengera iki? Arengera uyu mupfakazi. Imana ishimwe kubwo kugira ute? Kubwo kwizera. Imana itugirire neza. Nufata ibihe byo gusenga, ubundi ugire kwizera, wumve ko Imana uri kubwira hari Imana ikomeye, hari Imana y'imbaraga, hari Imana y'ububasha, hari Imana y'ubushobozi, hari Imana ishobora byose. Imana itugirire neza. Rero dusenga ubutagira ute? Ubudacogora. Senga ntucogore kandi wizere. Muri iri jambo harimo igisubizo cyawe, harimo icyo wakora. Muri iri jambo harimo ubutabazi bwawe. Imana niba niba uyu mucamanza yararengeye uyu mupfakazi, nawe Imana imanuwe no kugira ute? Imana imanuwe no kukurengera, Imana imanuwe no kugutabara, niba kwizera kukiri muri wowe. Kuko ijambo ryashoje rivuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri he? Kukiri muri mwe. Mbese kwizera niba kukiri muri wowe, nshuti yanjye, muvandimwe, ndakubwira nkubwiza ukuri, nasanga ugifite kwizera azakurengera, azakugirira neza. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo iyi Imana ije kugira ute? Imana ije kukurengera nisanga ugifite kwizera. Niba uri gusenga n'ukwizera, ugahanura n'ukwizera, ukaririmba n'ukwizera, kwizera kukaba kukiri muri wowe. Haleluya. Imana izakora iki? Imana izakora iby'imbaraga ku buzima bwawe. Mwakire neza ijambo ry'iki? Ijambo ry'Imana. Murakoze cyane mukozi w'Imana ku ijambo ryiza utubwiye. Niba ufite kwizera kukikurimo, Imana izakurengera. Udafite kwizera, ubwo udafite kwizera nyine nawe urabyumva, azagomeza yizenguruke. Hari ijambo numvishije wavuze riri muri Bibiliya, Yesu yavuze ngo mbese niba uriya mucamanza yararengeye uriya mupfakazi, ni gute Imana itazarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Ntabwo izabura kuzirengera, ntabwo izabura kuzirengera, ntabwo izabura kuzirengera, izabura kubatabara. Ariko mbere ya byose mbese ninza mu isi nzasanga kwizera
kukiri muri twe kukiri muri twe ni ikibazo. ubwo itegeko rya mbere ni ukuba ufite kwizera. kwizera Kwizera niko kuko kuzatuma uyu mupfakazi we atitaye yuko uyu mucamanza atubaha Imana, niko ijambo ryatubwiye, Yego. atitaye ko uyu mucamanza atubaha Imana n'abantu, we kwizera kwe kwambaye iki agomba kumukuraho igisubizo. Yego. kandi atubaha Imana. Kandi we ibyo kutubaha Imana ntibyamurebaga, we icyamurebaga ni uko yagombaga kugira ute, yagombaga kumutitiriza agatitiriza, kandi azi neza yuko uku gutitiriza kwe kuzabyara igisubizo cy'ikibazo afite. Amen. Yego. Imana ishimwe cyane rero bakunzi bacu b'Umuremyi TV, ukurikire iki kiganiro kandi nawe niba ufite kwizera kugire, noneho Imana nawe izakurengere, kuko ntabwo yabura kukurengera kandi uyititiriza, ntabwo izabura kugutabara kandi warayisenze kandi uyizera. Icya mbere Imana iratubwiye ngo tugumye kuyititiriza kandi twizeye, ntabwo izabura kugutabara, ntabwo izabura kugukura mu byo urimo bikomeye cyane, ntizabura kuguha ibyo ushaka cyangwa ibyifuzo wayihaye, ntizabura kubisubiza. Niryo jambo ry'Imana ritubwiye muri uyu mwanya. Nawe rero niba ufite kwizera, kurikira iki kiganiro noneho wumve icyo Imana igushakaho, kandi ni ijambo rikomeye cyane kandi rifite imbaraga. Niba ufite kwizera nawe ibyawe birakunda, nk'uko umupfakazi yatitirije noneho igisubizo akakibona. Ikibabaje muri iyi minsi abantu bari gutitiriza bakagira bakarambirwa, ibisubizo bigiye kuza. Komeza utitirize, kuko nurambirwa ibisubizo bizaza bisange udahari aho wari uri, byisubirireyo. Imana rero iguha umugisha mukozi w'Imana kubw'ijambo utubwiye ryiza cyane rikomeye. Reka tubwire n'abadukurikira, tubasabire umugisha kubwo kumva ikiganiro. Imana ibarinde, muhahe muronke ibiganiro byacu nakagaruka. Ariko reka tubanze tumusabe aduhe nimero ze kugira ngo nitumukinira noneho tuzamubone. Murakoze cyane. Ku bantu badukurikiranye batafite nomero yanjye ni 0780811425. Urazisubiramo rimwe. 0780811425. 0738812456. Ku muntu rero uzakenera kumvugisha, yampugura, mbese ku muntu wese uzakenera kumvugisha no gusenga, ari ukukenera ko dusengana Imana. Ngewe ntabwo ndi muri ba bantu baka ibiguzi, ntabwo ndi muri ba bantu bavuga ngo zana igitambo, ntabwo ndi muri ba bantu bavuga ngo banza utange ituro ry'ishimwe. Ngewe umuntu wese ukeneye ko dusengana Imana, usabye ubwo bufasha, ndamufasha tugasengana Imana. Ku muntu wese uzakenera kumvugisha ni karibu, Imana ibampera umugisha. Urakoze cyane. Hano ku Muremyi ntabwo twakira abavugabutumwa batabasaba ibitambo, ariko umwuka w'Imana nukubwira ati korera umugisha kuri uriya mukozi w'Imana, ntuzaninire ahubwo uzabikore. Ntabwo tugusabye ibitambo, ahubwo baragusengera kugira ngo Imana igire icyo ikora cyangwa ihindura amateka kuri wowe utwumva. Kandi birashoboka, udukurikira igihe cyose bizahinduka. Niba ufite ibibazo cyangwa intambara, ibigeragezo bizahinduka mu izina rya Yesu. Kurikira Umuremyi TV kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ntabwo dusaba ibitambo rwose, mu izina rya Yesu turabyirukanye. Nta bitambo mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuntu, ariko icyo nemera ni uko umwuka w'Imana ugendana n'uwo ufite uzakwemeza icyo gukora kizima kandi gikomeye ku bakozi b'Imana. Amen. Murakoze cyane rero mwebwe mwadukurikiye. Reka tumusabe adusoreze adusengera Imana, noneho tuzongera duhure ubutaha. Mana nibampera umugisha, Mana data wa twese mwiza, turagushimye turaguhimbaje Kristo. Tugushimiye ko wabanye natwe imbere y'Umuremyi TV, nuhimbazwe uhabwe icyubahiro. Turagushimiye muri aka kanya tumaze turi muri iki kiganiro cyawe. Mana data wa twese, turasenze mu izina rya Yesu, ibyo byose nubishimigwe ubihererwe icyubahiro. Dusengeye abantu badukurikiranye, dusengeye abantu bari kumva iki kiganiro,
nyemerera ubagirire neza. Kandi iki kiganiro njya nkunda kukubwira ngo Uwiteka ugikundisha abantu, gihembura imitima y'abantu. Umuntu wese waba warucitse intege kwizera kukaba kutakiri muri we, nyemerera niyumva iki kiganiro umuhembure, umuha imbaraga zo kukwizera yuko ushobora byose. Uduha imbaraga zo kwizera nk'uko uyu mupfakazi yizeye agatitiriza uyu mucamanza utarubahaga Imana n'abantu, akamukuraho igisubizo cy'ikibazo yari afite nuko yizeraga. Turasenze mu izina rya Yesu ngo uduhe kwizera, kuko n'ijambo ryatubajije ngo mbese umwana w'umuntu naza mu isi azasanga kwizera kukiri mu isi. Nyemerera rero data mukunzi, umuntu wese ugerageza kuba ari kumva iki kiganiro, umuhe imbaraga, umuhe kwizera, ushoboza abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubarindisha imbaraga, ubarindisha umwuka wera, kandi bahabwe umugisha n'Imana. Abakeneye imbaraga nuzibahe, abari banamutse ubagaruremo ibyiringiro, bari bacitse intege wongere ubahembure, imitima y'abantu wongere uyigarukeho mu izina rya Yesu. Rengera abantu kandi ubatabare. Ngaho rero Uwiteka, buri wese wateze amatwi nahabwe umugisha n'Imana, kandi nukuri abantu babona impinduka, abantu babona ubutabazi, utabara abantu mu izina rya Yesu. Barengere kandi ubiteho. Urakoze urakarama, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana ni guha umugisha abadukurikira, namwe Imana ibaha umugisha. Ibiganiro ku Muremyi TV nakagaruka, Imana ibarinde. Amen, amen.